abe mu kazi dukora, mu rugo aho dutaha, ku mashuri aho twiga, kubana neza birakenewe mu banyarwanda bose muri rusange, cyane kandi n'umuco nyarwanda. Nanakira Yambi Fabrice twihuse cyane adufashe kumva ibintu bitanu. Uyu munsi ugiye kutuganiriza ku kamaro ko kubana neza n'abandi muri sosiyete nyarwanda, kugira ngo dukure turusheho no kubana neza. N'ubundi twabanaga neza ariko noneho biba umwihariko tubikoze cyane. Mbere na mbere kubana neza bifite akamaro karekare ushobora kuvuga guhera mu gitondo ukarinda ugera nimugoroba ukivuga akamaro ko kubana neza. Tumwe mu tumaro tw'ingenzi two kubana neza, yaba mu rugo yaba ku kazi, ugira amahoro. Ahantu ubanye n'umuntu neza uba ufite amahoro, utuje, wumva ko nta kibazo gihari hagati yawe n'undi muntu. Uzi ariko iyo nk'umuntu uzi ko hari umuntu mufitanye ikibazo, ukaryama ugahita utekereza ko hari umuntu mufitanye ikibazo kabisa mutameranye neza, uwo muntu ntabwo muba mubanye neza. Ariwe aba afite umutima uhagaze, nawe ubwawe uba uri gushakisha uburyo wabikoramo kugira ngo icyo kintu kivemo musubirane, kuko guca ku muntu nta mwiriwe nta makuru biba ari ikibazo. Rero ariwe ababangamiwe, ari nawe ububangamiwe. Nyuma y'uko bitanga amahoro kandi bigatanga amahoro arambye. Buriya iyo ubanye n'abantu igihe kirekire mubanye neza, biragenda bikarema ikintu kirenze icyo wowe watekerezaga, bikaguha amahoro arambye, birakubaka mu iterambere. Niba ushinze bizinesi ubana neza n'abantu, abaturanyi, nta kuntu batazaza kuguhahira. Niba ushinze botike, ni gute abantu batazakubera abakiriya kandi mubanye neza nta kibazo ufitanye nabo. Ariko umuntu naba azi ko mwaraye muhuye ukamukubita ikofi y'isura mu maso, biragoye ko botike yawe azayinjiramo aje guhahamo ibintu runaka. Biragoye ko azaza muri shop yawe y'imyenda aje kuguramo imyenda azi ko mufitanye ikibazo. Biragoye ko muzahura akakubwira mwaramutse azi yuko waraye umuhemukiye. Rero akantu ko kubana neza ni ingenzi cyane kandi gafite umumaro muremure cyane. Kubana neza biratwubaka mu iterambere, mu buzima bwacu bwa buri munsi, uburyo tubanamo n'abantu. Kandi uko ubanamo n'abantu neza ni nako bagiriraho amahirwe y'akazi, amahirwe y'amashuri, kwiga, amahirwe yo kugenda umenyana n'abantu bakomeye, ugasanga hari ibintu byinshi ugiye ugeraho. Inzozi zawe ugasanga uzigezeho kubera kubana neza n'abantu. Ukabana n'abantu neza bakakubera nk'ikiraro kiguhuza n'abandi bantu bakomeye, ukahita ugera kuri za nzozi, ukagera kuri bya bintu wahoze wifuza kugeraho.